Yes, nk'uko mubibona kuri iyi foto ni inkuru iri gukwirakwira, ni inkuru iri kugenda itrendinga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho abantu bagiye batandukanye bari kugenda bayivugaho ibintu bigiye bitandukanye, aho hari amakuru y'ibihuha ari kugenda avugwa n'amakuru ya nyayo agira kugenda avugwa, aho abantu bagiye bari kugenda babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko mubibona kuri iyi foto ni inkuru ishimishije, ni inkuru nkeka ko ugiye kuba wakwishimira, ni inkuru ishimishije nuza kumva ibyo uyu Mutesi Kovia yaje kuba yavuga kuri iyi nkuru, nimba wasomye description y'iyi video cyangwa se nk'uko uri kubibona kuri iyi foto cyangwa se nk'uko wabibonye kuri cover y'iyi video mbere y'uko uyifungura, naho twakubwiraga ko ari ibintu bitangaje, ibintu bishimishije Mutesi Kovia aje kuba yavuga kuri iyi nkuru. Nk'uko mubizi rero Mutesi Kovia ni umwe mu banyamakuru cyangwa se uhagarariye itangazamakuru nyarwanda, aho abantu benshi tumukunda bitewe n'uburyo ari sharp cyangwa se n'uburyo ari associable cyangwa se n'uburyo tumuzimo, aho agenda avuga ibintu akabyanariza neza, ndetse abantu bamwe bakagenda bavuga ko uyu Mutesi Kovia atera urwenya, ndetse cyangwa se ko inkuru ze nyinshi haba harimo inzenya nyinshi cyangwa se harimo ibintu byinshi bigiye bishimishije, ariyo mpamvu abantu benshi bagenda bamukunda cyane. Rero nk'uko mubibona kuri iyi foto cyangwa se nk'uko tugiye kubereka kuri video tubumvisha neza ikiganiro yakozeho, yari kugarukana n'ubundi kuri uyu Miss Mutesi Jolly waguze iyi modoka, n'ibintu nkeka ko uri buze kuba wakwishima. Wowe igisabwa nta kindi ni ukureba iyi video mpaka irangiye kugira ngo ubashe kuba wakumva inkuru nyamukuru tubazaniye cyangwa se tuje kubabwira, nk'uko ari amajwi ya Mutesi Kovia tuje kubumvisha, aho ari amajwi asekeje cyangwa se aho ari ikiganiro gisekeje cyane gishimishije yagiranye n'abanyamakuru be basanzwe bakorana kuri Mama Rwagasabo, aho barimo bagaruka kuri uyu Miss Mutesi Jolly waguze iyi modoka ihenze cyane. Rero nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mwagiye mubyumva, ni Miss Jolly, Miss Mutesi Jolly, aho yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016. Rero ndamutse mvuze ko uyu Jolly Mutesi ari umuntu uzwi cyane, ntago naba mbeshe, kuko ni umuntu uzwi cyane, ni umuntu uri mu bantu bazwi cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho yabaye nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ndetse akaba agize n'ibindi ahagarariye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho hari ibikorwa by'abagore ahagarariye, ndetse akaba ari n'umuvugizi w'uburenganzira bw'abana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urumva ko rero ari umuntu ukomeye, usibye kuvuga ngo yabaye Miss w'u Rwanda, ndetse kuko afite n'izindi nshingano, nibyo bituma aba umuntu ukomeye, aho abantu bagiye batandukanye kwibaza ati ese none nibyo byaba byatumye agura iyi modoka ihenze cyane, aho ari we muntu ubu ngubu kuri uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya ariwe muntu ufite imodoka ya mbere ihenze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho ari imodoka nk'uko mwagiye mubona ku mafoto cyangwa se nk'uko muri kubona nanone kuri iyi foto, ni imodoka ubona ko koko ari imodoka ihenze, iri mu bwoko bwa Mercedes Benz. Ni imodoka ihenze cyane, aho bigenda abantu bagiye batandukanye kugenda bavuga amafaranga yaguzwe, aho bamwe kuvuga ngo yaguzwe miliyoni 400, abandi bati miliyoni 500 z'amanyarwanda, abandi bati miliyoni 300 z'amanyarwanda. Ibyo byose tugiye kubigarukaho by'umwihariko, aho turi buze kuba twakumva inkuru cyangwa se ikiganiro Mutesi Kovia yagiranye n'abanyamakuru be, aho bagiye babisesengura byose batangaza amakuru yuzuye, bagiye babyanariza, abagenda bavuga bateraho comment zigiye zitandukanye, aho ari ibintu bishimishije tugiye kuba twabashiramo, nk'uko twabibwiye ni amajwi cyangwa se ni rekodi y'aho uyu Mutesi Kovia yari kugenda abigarukaho n'abanyamakuru be kuri Mama Rwagasabo TV. Nibyo tugiye kuba twabashiramo, wowe usabwa nta kintu twabikubwiye no kureba iyi video mpaka irangiye, ndetse nk'uko usanzwe ubizi uyu ni umuyoboro aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba yizewe, amakuru aba atari vumbi, dukura ku binyamakuru bisanzwe byizewe bikorera hano mu Rwanda iwacu, bisora inkuru mu buryo bwanditswe, ndavuga nka Mama Rwagasabo, igihe.com, Kigali Today, ndetse n'ibindi byinshi bisora inkuru mu buryo bw'amashusho, natwe tukazibagezaho mu buryo bwa video. Rero igihe wakansubscribe uzaba uzi neza cyangwa se uzaba uri sure neza ko amakuru y'ibiba bivugwa haba hano mu Rwanda iwacu, hirya no hino, ndetse no hanze y'u Rwanda mu mahanga, bizajya bikugeraho ku gihe. Rero nta kintu twakubwira usibye gukanda subscribe, ugakomeza ugategereza kuri video turi kugukorera, aho nk'uko tubikubwiye ari Mutesi Kovia wateye comment cyangwa se baganiriye kuri iyi nkuru nk'uko ubibona. Ciao ciao.